Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Mbere na mbere manje kubasuhuza abantu banje, ariko murabizi ko gahunda niko hakundi ni kujya kuri YouTube channel. Mbere na mbere ukabanza ugakora subscribe, ugakora comment na share, ubundi tugakomezanya uko umunsi izajya igenda yicuma, twungurana ubumenyi cyane cyane mu bintu bijyanye no guteka. Aha ngaha noneho nagarutse ndi kubabwira ji tugiye gukora yitwa Detox. Igizwe n'ibi ngibi muri kubona hano, harimo tangawizi, indimu, leti, ego mba nabyogeje nkabironga n'amazi meza, narangiza indimu nkazihata, tangawizi nkazishyiramo, nkatambishyira muri blender nkabiblendinga, ariko mba nasutsemo n'amazi. Hano nari maze kubiblendinga bitambiyungurura neza, isuku nyinshi cyane. Ariko wibuka gukora subscribe, comment, share na sharinga ni ingenzi. Ndakomeza ndayungurura ego nari nyiri kubiyungurura neza, kuko ino Detox ni nziza cyane mu mubiri wa muntu, kuko umuntu wese aba yisabwa uko byamera kose, kuko igizwe n'ibintu bifitiye akamaro umubiri wacu. Murabizi indimu ifite akamaro kenshi mu mubiri, tangawizi na akarusho, kokombure nayo na akarusho, na leti nayo na akarusho. Hano nari ndangije kuyungurura tuka mu kirahure, numvaga nyisabwa, nari mfite inyota, ndavuga ati reka numve Detox original. Hano nari maze kwisuka mu birahure byanjye, maze kuyikora neza, urayibona ukuntu isa neza. Ndavuga ngo nyerezaho umuvandimwe wanjye twari turi kumwe, nanjye mfata ikirahure, ndangije turasoma tunywaho. Wow, cyakoze Detox iraryoshye, imeze neza, nta yindi sukari birimo, mbese wumve ngo Detox ifite akamaro kenshi gakomeye. Mwakoze cyane kubana natwe, mukore